twongeye kubasuhuza inshuti zacu dukunda. Uyu ni wa mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana, tukabagezaho n'ijambo ry'Imana riba riri kudufasha. Imana iduhana umugisha, twatangira dusenga. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana yacu kandi kuri Imana idukunda kandi natwe uyu munsi tugize muri wa mwanya wo kuramya no guhimbaza izina ryawe. Turakwingiza ngo ubane natwe kandi udukurikiye umugisha, uduhe Imana gusangira ibyo duteguye kandi twese twunguke mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Haleluya. Amen. Twongeye gushimira Imana ko iduhaye aka kanya kandi dushimira namwe mudukurikiye. Mu by'ukuri iratunezeza kandi twagira ngo dufate umwanya tubabwire ko turabakunda. Niyo mpamvu dufata uyu mwanya tugakora iyi gahunda. Imana ibahe umugisha tubikuye ku mutima ko mufata akanya kanyu mugakurikirana ibyo Imana iba yaduhaye ngo dusangire namwe. Reka rero dutangire turirimba indirimbo y'ijana na 79 ivuga ngo bibwire Yesu. Ibyo byago ndetse n'amarira bibwire Yesu, bibwire Yesu. Byabyabishwe bikunesha byose ubimugabire. Bibwire, bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe nshuti yuje. Nta n'indi wabona imeze nkawe, byose ubimuganyire. Ubutinyi, indwara no gupfusha, bibwire Yesu, bibwire Yesu. Ubwo wibaza iby'umunsi w'ejo, byose ubimuganyire. Bibwire, bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe nshuti yuje. Nta n'indi wabona imeze nkawe, byose ubimuganyire. Mbese ugira ubwoba bwo kuzapfa, bibwire Yesu, bibwire Yesu. Nuzi yuko umwami Yesu azaza, byose ubimuganyire. Bibwire, bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe nshuti yuje. Nta n'indi wabona imeze nkawe, byose ubimuganyire. Haleluya. Amen. Uyu muririmbyi yaririmbye neza. Aravuga ngo bibwire Yesu, bibwire Yesu, ngo niwe nshuti yehuje, ngo nta n'indi wabona imeze nkawe, ngo byose ubimuganyire. Haleluya. Amen. Nta wundi tugomba kuganyira, nta wundi tugomba kubwira ibyacu, nta wundi tugomba kujya imbere dutagira, tugomba kubibwira Yesu. Yesu niwe nshuti yacu yehuje kandi nta wundi, nta yindi nshuti twabona twabwira ibyacu byose usibye Yesu wenyine. Niwe ushobora byose, niwe wabwira akabasha kugukemurira ibibazo. Imana ikomeze kubana natwe kandi ikomeze kudushyigikira. Na Sheri yagira icyo abitubwiraho. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Mu by'ukuri dushima Imana ko twongeye kubona uyu mwanya. Ni umwanya mwiza twongera gufatanya n'inshuti zacu
n'abadukurikira, hari abo tuba dusanzwe tubana, hari ababa bari kutureba ari ubwa mbere. Tunezezwa no kuba rero turi gusangira namwe ijambo ry'Imana, kuko mbere twaza turisangira hagati yacu bikadufasha. Umwuka wera aduhishurira ko tubisangije n'abandi aricyo bishobora kubafasha. Nibwo buryo twatangije ino gahunda, rero turabishimira. Uyu munsi rero twifuje ko twaganira ku bijyanye n'ikintu muri rusange umwana w'umuntu akeneye kimwe gusa yabona mu buzima bwe, akabaho ubuzima bwose mu isi ameze neza, kandi akazagira n'iherezo ryiza, akazasoza neza urugendo rwe. Niyo mpamvu twatangiranye n'iyi ndirimbo, muraza kubyumva ko hari aho bihurira, ivuga ngo bibwire Yesu byose, bya bindi nyine twumvise uriya muririmbyi avuga, hamwe n'ibyo nawe ushobora kuba ufite udukurikiye. Rero ndumva twihuse. Muri rusange dufite gahunda yo gusangira nyine ijambo ry'Imana rijyanye n'iyo topic mbabwiyeho. Twasanze usomye Bibiliya ukanagenzura, ukanasenga Imana, ukanareba muri rusange icyo umwana w'umuntu abura, twasanze ari Kristo. Mu by'ukuri iyo ufite Kristo uba ufite byose. Niyo usoma ijambo ry'Imana urabibona. Sheri yadusangiza ijambo ry'Imana rigaragaza yuko ufite Kristo n'ibindi byose buryo bifite. Reka ridusangize ni karibu ubundi tunakomeze. Urakoze cyane. Ijambo riri mu Baroma ibice 8 umurongo wa 32 havuga ngo Yesu ubwitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Imana ishimwe cyane kandi ihimbazwe. Nta kindi dukeneye nk'uko Sheri yabivuze, nta kindi umwana w'umuntu akeneye, ni Yesu Kristo, kumwakira nk'umwami n'umukiza mu mutima wacu twese, tukamwakira tukamugira. Kumugira rero bizana amahoro, bizana ibyishimo, bizana umunezero, bituma nyine twumva turuhutse muri twe. Imana ikomeze kudufasha kandi ikomeze no kudusobanurira ibirenzeho, kuko nta kindi kintu dukeneye usibye Yesu Kristo, kumwakira nk'umwami n'umukiza mu buzima bwacu. Nta kindi kintu dukeneye uretse Kristo. Iyo wakiriye Kristo ukamwegera, ukarushaho kumumenya, ntugumane uwo wamenyeye mu itorero ryawe cyangwa se mu idini ryawe usengeramo gusa, kuko hari igihe usanga nyine umuntu yaragiye mu idini ugasanga niryo nyine ryamugiyemo cyane kuruta ko yakwakira Kristo akaba ari uba muri we cyane. Rero turabashishikariza inshuti zacu, yaba wowe wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, usengera aho usengera nyine. Twebwe nta dini tuba, iyo turi kuganiriza abantu b'Imana, nta dini tuba tuvuga ngo iri ngiri niryo ryiza kuruta ayandi. Aho uri hose waramwizeye, wemera Imana, turi kuvuga tuti niba warakiriye Kristo, ni byiza ko wamwakiriye aho usengera cyangwa se wamenye ahantu runaka, ariko gerageza kurushaho kumwegera no gushaka amakuru kuri we, no kurushaho kumwinginga urebe uburyo yakwishurira biruseho, kuko bifite Kristo byose uba bifite. Wenda kugira ngo tubivuge cyane cyangwa tubisobanure biragoye, ariko kugira Kristo ni byiza cyane. Iyo usomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 n'icya 4, usomamo inkuru z'abagabo babiri, Petero na Yohana, uburyo hari aho bageze ku irembo ryitwa ryiza bahagurutsa ikirema, hari n'aho bageze bakora ibintu bitandukanye. Mu gice cya 4 ngo abantu ngo barabitegereza, ngo barategereza ngo ku bana ari abaswa batanigishijwe ibi bintu babishobozwa n'iki, ariko ngo bazi ko bagendanaga na Kristo. Bivuze ko rero iyo wizeye Kristo, iyo wakiriye Kristo ukamwakira neza mu buzima bwawe udashingiye ku kintu runaka, ukarushaho kumwegera kwishurira biruseho, ukagira amatsiko yo kujya umenyaho byinshi, biragufasha, bituma ushobora no kugaragara nk'umuntu wize kandi utaranize. Twihuse rero kugira ngo wenda tutaza gufata umwanya munini cyane, murabizi ko tuba dushaka ko dukoresha umwanya mutoya, kuko hari igihe umuntu
abadukurikiye ariko ifite n'izindi gahunda bari biza ko dufata umwanya muto ukaba wakurikirana ijambo ry'Imana mbere yo kujya mu kazi cyangwa se mbere yo kuryama. Uyu munsi rero by'umwihariko hari icyo twateguye by'umwihariko, iyo yari nka topic ngari yo kuvuga ngo icyo umwana w'umuntu akeneye muri rusange. Tunabona kuvuga ngo niba utarakira Kristo umwami n'umukiza, ni byiza ko rwose umwakira kuko waratanzwe, niho hari amahoro, niho hari ibyishimo, niho ibyo ukeneye byose ushobora kubibona, n'ibyo utabonye ukamenya uburyo uba wumva unyuzwe kandi unezerewe. Wanabona byinshi ukamenya uburyo bibamo ukabiboneramo amahoro, wanabona bike ukamenya kubibamo ufite amahoro. Rero hari ikibazo twibajije tubona by'umwihariko mu idini yacu ndetse n'ahandi hatandukanye twagiye tubona mu macaci bibaza abakristo, kivuga ngo ese umuntu wakiriye Yesu Kristo akomeza kugirwaho ububasha na karande cyangwa imivumo yo mu muryango, cyangwa se ahandi uvuga ngo akomeza kugirwaho ububasha cyangwa se imyuka yo mu muryango n'imivumo wenda abantu bamuvunye cyangwa se byo mu muryango wakomoka bishobora gukomeza kumugendaho. Abantu benshi nyine batandukanye usanga nyine baba babyibaza, bamwe na bamwe ukajya gushaka ngo ababasengera ngo babirukane za karande n'iki, ariko twagize amatsiko turasenga, turavuga tuti reka twegere Imana, dusome ijambo ry'Imana, dushake igisubizo cy'ikibazo, nitukibona tuzagisangira inshuti zacu, abadukurikira nabo baba bagifite iki kibazo babone igisubizo. Rero muri hangana nateguye iri jambo, twateguye iri jambo dukoresheje ikoranabuhanga, impamvu muri bubone ndi kubigenda somaho hano kuri telefone niho biteguye biri, kugira ngo tubone ko ni ibintu bijya kubamo bireberemo gake, ndagira ngo tugende tureba igisubizo, turebe n'imirongo ya Bibiliya ishyikira ibisubizo twabashije kubona, mukurikire kandi ndabizi ko muri bwunguke. Hanyuma mbibutsa ko turi busoze tubasengera abantu mudukurikiye rwose, twifuje no kuzatubasengera abafite ibibazo bitandukanye, bari muri situation zibagoye. Rero ntimugende tudasoje. Ikibazo cyabaza kuri twavuze haruguru, igisubizo cyacyo ni oya. Karande cyangwa imivumo yo mu muryango ntikomeza gukurikirana umuntu w'ukuri wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kuko Yesu Kristo yamucunguye akamugira icyaremwe gishya kandi akamuvana mu bubata bw'icyaha n'imivumo. Hanyuma hano hari ibisobanuro rero bihuye na Bibiliya yera n'imirongo ibishyigikira. Igisubizo cya mbere gisobanura ko icyo twavuze haruguru, igisubizo kigufi, Yesu Kristo yaraducunguye ku mivumo. Abagalatiya 3:13 kugera ku 14 haravuga ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Iyo ni ijambo ry'Imana, biba byiza bafite na Bibiliya ukajya tuvuga imirongo ugasoma nawe. Isomo riri mahanga n'irihe rero? Yesu yakiriye imivumo ubwacu kugira ngo tuyicungurweho. Umuntu uri muri Kristo ntabwo aba agifite umuvumo uva ku mategeko cyangwa se ku muryango. Hanyuma igisubizo cya kabiri, cya mbere tubonye ko nyine Yesu Kristo yaraducunguye ku mivumo. Cya kabiri, umuntu aba icyaremwe gishya. Iyo wakiriye Kristo nyine uba icyaremwe gishya. Iyo urisomye mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorino cyangwa se Pawulo yandikiye Abakorino 5:17 haravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Isomo ririmo hano rero, igihe wakiriye Yesu Kristo, ibya kera nka karande n'imivumo y'umuryango bihita bishira nyine, ukaba icyaremwe gishya. Igisubizo cya gatatu, nta gucirwaho iteka ku bari muri Kristo. Abaroma 8 kugera kuri 9 baravuga ngo noneho rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo uri muri Kristo Yesu ryabakijije itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Isomo riri muri uyu murongo ni irihe? Igihe uri muri Kristo nta gihano cyangwa umuvumo bikubarwaho, kuko wacunguwe n'itegeko ry'ubugingo. Amen. Ikintu cya kane cyangwa se igisubizo cya kane, Kristo yadukijije ubushobozi bw'umwijima. Nagira ngo mugende bibaye byiza bafite n'ahantu wandika, akajya wandika n'imirongo ukaza gusubiramo ukayisoma, byaza kugufasha. Dukijije cyangwa se yaducunguye
ubushobozi bw'umwijima. Abakolosayi 1:13 kugera kuri 14 yaravuga ngo niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Isomo ririmo aha ngaha nuko Yesu yakuye umuntu mu mbaraga z'umwijima, aravuga ngo atwitangira nyine adupfira, yakuye umwana w'umuntu mu mbaraga z'umwijima karande imivumo imyuka ya kera amujyana mu bwami bw'urumuri. Umukristo nyawe ntaba akiri mu bubasha bw'imivumo ya kera. Icya gatanu ari nacyo turi gusorezaho, amategeko y'abasogokuru ntabera umuzigo uwo Kristo yabohoye. Uvuga ngo wakiriye Kristo ntabwo amategeko y'abakera, abasogokuru ba kera cyangwa se abo muri famiye ba mbere, ntabwo iby'amategeko yabo n'ibiki byose biba bikikugendaho, kandi Yesu yarakubohoye. Ezekiyeli 18:20 aravuga ngo ubugingo ukora icyaha nibwo buzapfa, umwana ntazazira ibyaha bya se kandi na se ntazazira ibyaha by'umwana we. Gukiranuka k'umukiranutsi kuzaba kuri we kandi ibyaha by'umunyabyaha bizaba kuri we. Aha naho isomo ririmo ni iri: ibyaha cyangwa imivumo ya sogokuru, papa wawe cyangwa abandi ntibigukurikirana wowe igihe wihannye ukakira umwami Yesu. Imana igukiranura nta wowe ku giti cyawe. Hanyuma rero umwanzuro inshuti zacu twafata muri ibi byose, ndavuga ngo iyo wemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza uba ubohowe. Karande n'imivumo y'imiryambo ntibikomeza kugendaho niba uri muri Kristo Yesu. Hari ikibazo dushaka gusorezaho kibaza ngo ese hari ubwo umuntu yaba yarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ariko karande turi kuvuga zikamugiraho ububasha? Ni ryari se? Igisubizo ni yego. Iyo utizeye ijambo ry'Imana kandi ngo uryizere, iyo utize ijambo ry'Imana kandi ngo uryizere ukaba udasenga cyangwa ngo wirinde ibyaha, ushobora kuba nk'uwabohowe ariko ugakomeza kubaho nk'imbata. Ni ukuvuga ngo muri makeya, iyo wakiriye Kristo umwami n'umukiza ariko ntiwige ijambo ry'Imana ngo uryizere, ukaba udasenga, ukaba utirinda ibyaha, ugakomeza kuvangavanga ibintu, ushobora kuba nyine abantu bazi ko wabohowe ariko mu by'ukuri abantu bazi ko wabohowe ariko wowe ukibaye nk'imbata, wumva ibintu bya karande n'imivumo n'iki bikikuriho. Ari nayo mpamvu iyo tubona abantu rimwe na rimwe nyine bavuga ngo bagiye gushaka basengera ngo bakuriho imivumo. Icyo wakora rero we mu gihe ugitekereza gutyo cyangwa se umeze uko, inama twagira umuntu nk'uwo nguwo ukibaho muri ubwo buzima yarabohowe ariko akabaho nk'ubushywe, inama ya mbere ni uko akwiye gusenga akiyegurira umwami Yesu Kristo buri munsi. Ni inama ya mbere. Iya kabiri, wige Bibiliya neza, umenye uburenganzira bwawe muri Kristo cyangwa se muri Yesu Kristo. Icya gatatu, komeza kwizera ko wacunguwe burundu, ubeho muri ubwo buzima buri munsi. Icya kane nicyo cya nyuma, menya ko Yesu ataba yarashoboye kugukiza ibyaha ngo ananirwe izo karande cyangwa iyo mivumo y'umuryango cyangwa ahandi nyine nk'abantu baba barakuvumye n'ibindi. Muri hangana nabivuze nsoma kuko nashaka ko bivuga nk'uko twabiteguye nk'uko biri, nashaka no kubona kugerageza kubivuga ntabisoma, ariko nashatse ko mbivuga mu buryo biteguye n'imirongo igenda ibisapotinga ku buryo wowe uri kumvikirana nyine wumva ko ni ijambo ry'Imana hanini twibanzeho, ntabwo ari ibintu byacu. Rero icyo nasaba umuntu udukurikiye wenda urugitekereza ko kuba yenda abona hari itagenda neza mu buzima bwe, avuga ati ni za karande ni iki, amenye ko kuba yarakiriye Kristo umwami n'umukiza ukwiye kwizera inshuti yacu, ukizera ko Kristo wakugezemo ari Kristo ufite ubushobozi bwose bwo kuvana ibyo byose nk'uko ijambo ry'Imana twabonye ribivuga. Ahubwo wowe ukizera, ugasenga, ukegera Kristo, ukiga ijambo ry'Imana, ukirinda ibyaha, uzabona rwose ibintu bihinduka. Ndagusezeranya kuko nanjye narabyizeye mbibamo rwose, biramfasha pe. Rero Imana ibahe umugisha. Ndumva wenda ndi kugana ku musozo, nawe niba hari icyo yakongeraho wenda nsa nk'ubihariyemo ijambo gato, nawe yagira icyo yongeraho, hanyuma tugafata wa mwanya wo gusengana namwe, dusenga ku bantu bafite ibibazo bitandukanye, dusenga ngo iri jambo
umwuka w'Imana arusheho kuribasobanura ko twebwe natwe turi abantu ntabwo twamenya uko twarisobanukiwe n'abatoya mu by'ijambo ry'Imana. Natwe dukeneye kwiga, ariko umwuka w'Imana aje akabana natwe, akabana namwe, twese twavuga kandi mwarushaho kumenya byinshi kugira ijambo Imana yaduhaye. Ni karibu. Haleluya. Amen. Ukuri ndongeye nafashijwe bundi bushyashya. Iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ibya kera na karande rwose biba bishize pe. Ntitukagendere mu bwoba twibwira ko karande zikituriho kandi twarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, twumve turuhuwe pe. Twikomeza kubohwa na Satani oya, ahubwo tugomeze tubohokere muri Yesu Kristo nk'uko twatangiye tubivuga. Niyo ntego twari dufite, itubwira ngo nta kindi kintu dukeneye usibye kugira Kristo mu buzima bwacu, tukamugira mu buzima bwacu, aho tugenda hose tukamugendana, mu byo dukora byose nyine Yesu Kristo tukamugira uwa mbere mu buzima bwacu. Nta byinshi nabivugaho, tugiye gusenga, tubasengera natwe twisengera, kuko ibihiga abantu mu rugendo ni byinshi cyane. Imana izayigomeze iturengere kandi dufashe, kandi urugendo tuzarusoze neza, tuzarurangiza amahoro mu izina rya Yesu. Amen. Inshuti zacu twongeye kubashimira by'umwihariko. Impamvu dufata uyu mwanya mu by'ukuri si uko hari ikindi tugambiriye, ahubwo ni uko tubakunda. Twaravuze tuti bene data, bashiki bacu, abavandimwe cyangwa se abandi bantu batandukanye dushobora kuba tutanazi, ahari bidufasha mu buzima bwacu, mu rugo rwacu, dushobora no kubafasha. Turavuga tuti reka dukore icyo twumva Imana ishyize ku mutima wacu, ntawamenya hari igihe byazagera ngo bifashe. Tugiye gusenga rero, twabasezeranyije ko dusoza dusenga. Turashaka gusengana namwe, wowe dukurikiye. Ushobora kuba urwaye, ufite uburwayi, ushobora kuba ufite amadeni yakubanye menshi, ushobora kuba mu rugo mufite ikibazo bitandukanye, mufite ibibazo bitandukanye, wenda mwabuze umuntu, ushobora kuba wahombye, nta kazi ufite, muri bizinesi ukora bitameze neza, mbese nyine ushobora kuba nta n'amahoro mu mutima ufite, ibyaha wumva byarakunaniye kubinesha, uba uri muri kesi runaka cyangwa se mu buzima runaka wumva bukugoye. Rero twifatanije nawe, turashaka kugusengera, tukubwira ko muri Kristo ari wabonekeramo ibisubizo byose by'ibibazo wibaza. Rero gusengana amagambo makeya, wizere Imana, ikibazo cyose ufite ukizerere. Turasenga isengesho rigufiya, ariko wizere ko Imana yatwumvise kandi ikugirira neza. Nawe uri mu bihe byiza, Imana ishimwe, kandi ushimire Imana ko ubaye uri nk'iki gihe cy'amashimwe. N'ushaka gukizwa twamusengera. Ushaka gukizwa twamusengera. Mujye mutwandikira muri komenti, mutubwire uko bimeze, mutubaze ibibazo mufite, mutugezeho ibitekerezo byanyu. Mbese nyine nubona bigufashije ubisharinge bagenzi bawe. Turabashimira by'umwihariko tubikuye ku mutima ko mubana natwe, mukarefata umwanya mukareba ibyo tuba twabateguriye, mukabisangiza abandi. Hari nabo tubona mukora subscribe, mukomeze rwose ibyo umwuka bategeka mukora ibyo ngibyo, kandi rwose Imana izatugirira neza twese. Imana y'umugisha, reka dusenge. Mana yacu, Mana nziza, turagushimiye ko uduhaye umwanya mwiza, tugushimiye ko waduhaye guterana n'uyu mwene data cyangwa se mushiki wacu. Turamusabiye mu izina rya Yesu Kristo, ikibazo cyose afite, ibyo twavuze cyangwa ibyo tutavuze, Mana umugirire neza, umwigaragarize. Twakubonye ukora ibintu bitandukanye, niba ari uburwayi arwaye umukize, niba ari ibyaha bimunesha byamunaniye cyangwa se yumva yava mu bintu by'ibyaha agakizwa, umufashe akizwe mu izina rya Yesu. Niba Mwami Yesu Kristo ari ideni, ari ubushomeri, yabuze umuntu, niba bizinesi yarahombye, niba akeneye imibereho, ubuzima arimo bumva butamunejeje, ibintu bitandukanye, ikibazo icyo cyose udukurikiye afite, twifatanije nawe, turamusengeye. Mwami mu izina rya Yesu Kristo, umugirire neza, umwiyereke, tuzumve amashimwe, tuzumve atubwira imirimo n'ibitangaza Imana yamukoreye, bizatunezeza kandi tuzafatanya gushima no kuzamura icyubahiro cyawe. Mana natwe rero ukomeze kuduha umugisha, ukomeze kutumurikira, uduhishure ibyo twageza ku inshuti zacu, ku bantu bawe, kandi ukomeze kureba ku mitima yabo igikwiriye, ubagirire neza, ubaremere amashimwe n'ubuzima mu izina rya Yesu Kristo wacu.
amen. Turabashimiye, turabakunda, Imana ikomeze kubana namwe. Murakoze. Bye bye.